thank you bari kugusuhuza hano babaye ikaze. ariko nabumvaga nuko ngiye byananiraga kuzamuka maze iminsi mbumva ndimo ndumva abana bateye ubwoba aho ngaho ahubwo sinzi ibyo amaradiyo barimo. Talent zirahari tuzigomba kuzimurika ziteye ubwoba, nicyo cyatuzanye. bagezwa kubera n'uburyo na tekinoloji hambaye abana na level yawe iri kuyi bafite izindi skills cyane. Abajene mwemvite abantu Rutamu yahageze. Mukomeze gusharinga live munatapinge screen Rutamu yahageze. ariko kurundi ruhande bana ibintu bya TikTok kabisa ne ntabwo nari yaje ubu bari kukumva. Wari kuvuga ngo TikTok TikTok uko umuntu aba yibereye mu mandazi wa ntabwo nzi ko TikTok ikaze gutya. Irakaze John, irakaze ya. Abantu bari kuvuga ngo Mitro bishimye cyane muri comment. Mitro musharinge live Mitro Glu yahageze. Musharinge batapinga na screen. twebwe saza ba Mitro Glu baracyabaho ubu twibereye kuri bande nayo mata kukomeye Watermed niko Watermed abo tugifana abataka bagufi ubu ngubu dafite metero ebyiri kuzamuka ntacyo tuvugana. Turashaka amataka umutwe arazamuka maboko arakubita uzana aba defenseur banyu babwirira naho ngaho wapi abo kaba kabaye abataka bagufi barangiranye na ba Messi. Utuzaniye abahe bashya rero ubwo abantu bakeneye kumva abakinyi bawe bashya ubu muri iyi minsi kabisa. Abakinyi ufite nabaye harere mashyashya rero murambabarira kuko maze iminsi numva abajya analyse batanga y'abana ngiye Premier League rero sinkireba cyane. Urumva ngiye kukubeshya yuko nyibonera umwanya kandi nanone biterwa na timing kuko ahantu mba ntuye ama match menshi ya Premier aba mu gitondo, hari aba saa moya za mu gitondo, saa 2, saa 3 aya n'amasaha wundi ubyuka urimo kujya gushakisha umugati. So pretty much championnat mu Bwongereza ndeba highlights kuvuga ngo ndareba live match biba bigoye. Urumva unless ningaruka mu Rwanda cyakoze byo nukureba live match no gufungurira igara abo bahungu banje bose bakaza kabisa ariko urebye uretse ko n'abakinyi b'iki gihe ntakigenda teo uzi ko muri iki gihe nta abantu bafite talent urumva natural talents nka zindi za kera sinzi icyo kintu uyitegereza ntabwo hakiri za tana za kera rwose ntazo kiretse niba kibahari uvuga ngo umwana yaciye ibintu ese buretse ya mala undi muntu niyo yaba naciye n'ibintu kandi ubona ko umupira w'iki gihe wubakiye kuri skills z'abatoza kurusha skills z'abakinnyi. Mu gihe umupira wa kera nkuko wumva Argentina Maradona bari uhetse ikipe nkuko wumva Argentina ya Messi ni uhetse ikipe. So it doesn't matter umutoza rero wese waza urumva n'ubundi arayiheka kuko abantu bashobora kuvuga ariko Scaloni yigeje kuri ibikombe yes ariko barirengagiza yuko na mbere yuko Scaloni aza Messi yigeze kugeza ikipe yabo kuri finale ya World Cup. urumva icyo kintu baratsindwa n'Ubudagi igitego kimwe. So individual skills ntabwo zigikora cyane, niyo mpamvu ubona nka Pep Guardiola ubuse umuntu akubajije ati niwe mukinnyi Pep Guardiola agenderaho n'uwe utasimburwa ni Haaland. Haaland ashobora kumutanga akazana na Mbappe kandi Mbappe igitego yabitsinda. Iyo tara ya difference yo ku rwego rwa Messi yo kuvuga ngo wavuga se ngo Man City ibuze Haaland ya Burundi umusimburuza yatwara Premier League agafitinga muri system ya Guardiola yihuse. That's the thing. Ariko kera waburaga talent ikomeye n'ikipe igakora gusinga
Arsenal ibuze Thierry birarangiye. Urabyumva neza? Yeah, sure. Liverpool ibuze Gerrard bizahita indi myaka kugira ngo izagaruke. Barcelona ibuze Messi nanu biracya struggling. Urabona n'amakipe yubakiye kuri talent. Yeah. Uronza kurusha abatoza. Of course harimo amakipe amwe y'abandi yubakiye kuri system z'abatoza nka Manchester United. Urumva? Ferguson, it doesn't matter uwo ari wese aza kuzana n'undi arakomereza. Nk'ibi bya Pep Guardiola. Ariko umupira w'iki gihe nta natural talent zigihari. Kandi I think ko umupira urimo uragenda uhinduka, abantu barimo barubakira umupira kuri system, ntabwo bagifasha abakinnyi kwigaragaza. Urumva abatoza ni it's as fitting muri system yanjye cyangwa se nkwirukana. Niyo mpamvu nta nataranyazo tukibona, kandi ibyo bintu no byahereye mu academy. So niba urimo gushyiramo ubwoba umwana gukina umupira yumvamo, gusa urumva bizagenda bite, barimo barakreya amarobo. Ariko niwo football igezweho, niwo umupira uri kwerekeza, ni ibintu bisigaye byane. Ariko ntabwo uryoshye. Nazo mureka mbabaze mwabahungu. Nihe kipe iyoboye shampiyona mu Bwongereza? Niyi ubungubu. Ubungubu niyi iri on top. Arsenal. Abafana Arsenal ntimunyumve nabi. N'urugero ngiye gutanga. Uretse ko Arsenal ari ya mbere inagaragaza ko ifite na potential zo kuzatwara shampiyona. Iyo muyirebye mubona iki umupira uryoshye cyane ku buryo ureba match Arsenal karangira ugahaguruka ukavuga ati kabisa. Cyangwa ubureba gusa uvuga ati man udufashe dutware igikombe. Oya ni set pieces. That's the point. Set pieces no mupira uraho urumva unadutaho nibiki kandi ndarase no gusa urebe nizi kipe zindi zagiye zitwara ibi bikombe mu myaka yashize. Urabyumva? Ubona ikipe yes twaye igikombe. Ariko se ibintu kina urabona ari ibintu biryoshye cyane. Fata urugero mu ikipe nka Real Madrid maze iminsi itwara ibikombe bya Champions League. Iyo mwarebaga Real Madrid mwabonaga ikina umupira mwiza. Kuruta Real Madrid za kera. No. Aho habagaho nk'umuntu nka Zidane akabanza agahindukira n'umugongo agacenga agakubita urabyumva? Ba Figo bari muri za step over barimo kuzamuka. Ya reba ikipe nka Paris Saint-Germain. Yatwaye Champions League ejo bundi. Iranakomeye. Buri muntu wese arimo kumukubita 5. Akwetse kubona biba n'iki kintu cyattractinga urebagaho muri Paris Saint-Germain mukumva urishimye. Indese no kureba Kivara karagatipe kekanya George niko nakundaga kureba. Ubu abantu bagenda gusa bagakubita igitego nyine barazirushoza kipe ariko nta abakinnyi barimo gutanga ibyishimo ureba ni kubona akina agenda gisaso yiruka Mendez n'ibyo. Ibitego bikajyamo ikipe igatsindwa match karangira. Urumva ikintu? Kubera wa mukino nyine navugaga wa system urimo gukina muri system y'umutoza muri philosophy y'umutoza, ariko twebwe nk'abafana ntabwo ari ibyo dushaka gusa. Urabyumva? Bashaka spectacle. Man, cyane. Urumva kubita pocket nka kuri Lampeti twa Yamara arimo kubikora. Urabyumva? Abaza azenguruka hagati ya defenseur basubiremo agende yinjira kubita igitego. Iyo niyo match. Izo nizo match mbashaka kureba. Nayo ibintu byanyu bimeze nk'aho gukina PlayStation. Wagira ngo n'umupeti wicaye muri kafano runaka arimo arakinisha abakinnyi. Muri comment ngo ba Ronaldinho. Ronaldinho gaucho. Wana. Rero reka maze se abantu kuri pano. Ubwo rutamuyaje ngiye tugiye kuganira umupira duhagaze. Naho abashyiraho nta kibazo. Bakunda gusangira ijambo n'abantu njyewe. Topic cyo kujyana mu buryo ndabucya. Ronaldinho gaucho. Nashaka kunyibutsa abantu bakera abantu. Cyangwa umpeti
uyu mpete usigaye ukina mu Rwanda bamwita Dadi uyu Murundi ukinira El Hilal ndayigira gutera banyayike muri comment El Hilal uyu Murundi gira umugisha abayisekera gusa uriya niwe winga amacacari reke bya bindano babesha uriya mpeti mushobora kuba murimo kumutekinga for granted kubera ko akinira ikipe y'inyamahanga uriya mpeti yaza ko akinira imwe mu makipe yo mu Rwanda mwari kwa musasa ibitenge Rayon Sport cyangwa pe nta muntu wari kuvuga nta muntu wari kuvuga ntabwo abawinga bameze kuriye mu Rwanda tubaheruka kera I think umuwinga umeze nkuriye gira umugisha je muheruka mu gihe cya Kiyovu Sport barafite umuwinga witwaga Tambwe Patio Diouf the only difference batandukanira nuko Diouf yari muremure uriya akaba ari mugufi naho ubundi same type fata umupira cenga umuntu wa mbere wa kabiri wa gatatu kwinjira nta bintu by'imikino none urampeta urabona ko n'ibyo anakora ni bikeya bitewe nuko akinira ikipe ikomeye isa nkaho nayo igendera ku mabwiriza ibaza akinira nk'izi kipe nka za Rayon Sport ziba zidafite abantu zishimishwa nuko umukinnyi acenga akora biriya byose ashobora gukora ibirenze biriya agiye muri za Tanzania abafana baserebura icenga kurusha igitego bureba murebye barababara ko batamufite nabonye ibinyamakuru n'ubirwa muri za comment baribaza uburyo batigeze bamubona na n'ubu barababaye baravuze ati ni gute umuturanyi w'umurundi tutamubonye ari kuri mwana z'umupira uriya mpeti hopefully ko afite umumanager mwiza bazamujyane hanze uriya mpeti rwose amakipe yafitinga neza mu makipe yo hanze ariko urabizi byo muri Afurika hari igihe byarangira abantu bamugumishije inakirwa bamwongera amasezerano mu bintu bita making a sense umupira ukarinda urangira ariko uriya mpeti azi umupira mwinshi ariko bateye ubwoba ni igikoko so nka ziriya rero abakinnyi nk'abariya ntabwo bakiboneka ubuse nko mu Rwanda bakubwira ngo niwe mukinnyi mwiza bavuga ngo hariya aragenda agatikiza abantu b'umunyarwanda riva n'umunyarwanda n'umunyamahanga n'uwe nta muntu watitije abantu ni ndetse duheruka ubu ngubu ntawe uhari mu myaka yashize bari bahari ariko ubu ngubu ubu ntawe ubu se ninde ariko ibyo ndimo ndanayoba twavugaga ibya system uburyo umupira urimo kugenda urumva so pretty much nicyo ngicyo niyo mpamvu njyewe actually sigaye ndyoherwa no kureba highlights kurusha kureba live match cyane cyane kuri imipira y'abanyaburayi umupira w'abanyaburayi okay let's back reka dutangire twiganire ejo umva nkubwire ibintu biri kubera mu Rwanda by'abanyamakuru ni nabyo twahereyeho mu kanya navugishije Liga neho yababaye ngo Lorenzo ngo yakoze ibi Lorenzo twamuvugishije aravuga ati propaganda hari ibintu byinshi biri kumanuka ibi bintu biri kubikurikira biri kubera mu Rwanda by'itangazamakuru cyane nambabaza ko ari igihe mbafite umwanya kugira ngo niyumvire what's going on urumva ariko nkumva content zibere makiko gusa nta makuru ya sport ahari so I don't know niba arizo content zigezweho ariko umva ko ntabwo bishimishije simbizi iriya style ahantu yaturutse mu by'ukuri maybe niyo style igezweho kuri za YouTube kugira ngo abantu babone viewership iri ku yindi level ariko ikintu abantu bagomba ku understand abanyarwanda in general dukunda byacitse abanyarwanda dukunda byacitse sasa problem yabayeho izi za YouTube nyuma yuko zije abantu bakaba barimo kubonera amafaranga muri ibi bintu bya viewership bitewe n'uko abantu bakurebye ubona ko abantu bavumbuye tekinike yuko iyo uzanye ibintu biri controversial nibwo byoroshye cyane kumakinga more money ariko ikintu abantu bibagirwa u Rwanda ni igihugu gito cyane urumva ikintu abantu bibagirwa u Rwanda ni ruto cyane cyane ariko
in fact hari ibihugu byinshi byo muri Afrika wasanga u Rwanda rungana n'intara zabo. So kuba u Rwanda ari igihugu gito gifite umuco umwe abantu bose bavuga Ikinyarwanda, ntabwo uzasanga abantu bamwe bavuga izindi ndimi n'izindi ndimi nk'ibindi bihugu badafite aho bahuriye, batari related nubwo bose baturuka mu gihugu kimwe. Urabyumva? Amoko yose y'Abanyarwanda namwe, you have to watch out. Kuko problem iba muri ibi bintu n'uwijandika mu bintu biri controversial, uzavuga umuntu ariko icyo utaza understandinga uzaba urimo kuvuga umuntu mufite icyo muhuriyeho. Niyo mudafite icyo muhuriyeho, wakoranye na bene wanyu, washatse bene wanyu, w'inshuti ya bene wanyu, urabyumva neza? So impamvu ushaka kuvuga ibi ngibi ni uko uvuga umuntu byoroshye yuko nawe yamenya ibyawe. Ibi bintu urabyumva neza? Hanze abantu nubwo bajya muri ayo matiko ariko ntabwo baba baziranye. So ntabwo byoroshye ko umuntu yajya kwataka muri ibiri deep kandi atanakuze. Biragoye. Biroroshye cyane ko Theo ngewe wanyataka nonaha, urabyumva? Niyo nagenda live nkabwira abantu ati nimumbwire Theo ni muntu ki. Bikaba kose. Ahita bakumbwira. Kugeza n'amabi yose wakoze. Kabisa. Kubera yuko tuba muri society ntoya cyane. Ibyo rero byumva neza? Abantu bose turaziranye. At least nka kera aho byari binagoye iyi technology itaraza. Urabyumva? Wari guhura n'umuntu uri Nyamirambo wowe witire za Remera niyo mwashwana bikarangirira aho ngo muzongera guhurira heza. Nta nubwo azanamenya n'aho atuye kubera ko kera babizi no kugira ngo umenye umuntu aho atuye wabanza kuyoboza. Ngo uze gushaka ahantu hari ikigega cy'amazi utambuke, hari umugore ucuruza amakara kugira ngo n'umuntu azanamenye ni wawe. Byabaga ari intambara kandi iyo yanahamenye yahagera agera no kwagera akavuga ati uyu muntu yaranimutse nta nubwo tuzi n'aho aherereye. Naho muri iki gihe umuntu kumenya iwawe, imihanda yose ifite nomero. Ejo nari mu Rwanda natunguwe nuko ubu ngubu you don't need kuyoboza. Urumva? Inani Google Map irakora. Yeah, sure. U Rwanda ruri so advanced. Bya bintu byo kuvuga ngo nugera kuri ministeri runaka ngo uza kumanuka ku gahanda kari hepfo, byose biracyabaho. Ndiyo hari umuntu nayo ngiye gusura atangira kumbwira ati wowe uze ngo nugera ahangaha ukate ku gahanda k'igitaka n'ibice byose. Ndambwira ariko se mbere yuko umbwira ibyo byose nta nomero ziri muri quartier yawe ati zirahari, zimbwira. Zishyira muri Google Map. Undi n'abanyobora ahantu munsi ya za Minafeti, urumva? Ngiye nshyiramo Google Map umugezeho ati ndabona utayobye ngo abandi bantu barayoba. Kubera ko ntabwo abantu baramenya the use of Google Map. Ubwo nayo ndayamamaje mu Rwanda niba ushaka kugira ngo bitewe n'ukuntu u Rwanda rwateye imbere cyane cyane Kigali, niba ushaka kugira ngo ugere ahantu mu buryo bworoshye uza downloading Google Map, uzabaza umuntu nomero atuyeho bizahita bikugezaho mu buryo bworoshye nta mpamvu yo kuvunika. Urumva? So point nashaka kuvuga n'uwibasira mugenzi wawe umenye ko nawe amakuru yawe araza kuyamenya. Urumva? Ikindi cya kabiri, Abanyarwanda burya turi abantu so sensitive. Rukunda byacitse ariko biri ku bandi. Ariko iyo ari twebwe uvugaho nijoro twaribura. Kandi shaho iyo bakwanze baragukomenyiriza bakakwanga bose icyarimwe bagira bagenda.
ariko iyo wumva ngo ndimo ndataka Theo ni mubi, Theo ni ibyo bishimisha abantu cyane mu matwi yabo. Ariko uwo muntu kwataka bari wowe mwataka. Ashobora no kujya muri koma. Ashobora no kujya muri koma. None se kuki niyo wowe wumva ko kuvuga abandi nabi bigushimisha, kuki wowe wanga kuvugwa nabi? Urumva icyo kintu? So niba amatiku utayashoboye yavemo. Simple as that. Uko bimeze? Kandi ikibazo cy'ibi bintu nuko abantu bose bari ibintu byose abantu bakora bose bari so sensitive, nicyo kintu nababonera. Bose babazwa n'ibintu bito byabavuzweho nabi. Sure. Kandi bibyongera imbaraga n'ibya bindi byo kwa Abanyarwanda twese turazi